mushema yari yaranjugunye none yagarutse shema yagarutse. Yes guys, ndagira ngo murabyibuka neza yuko mu gice cyabanje uwo bita Mimi na Sheri wiwe byarangiye basa nkaho bakatiye ganza, bamukatiye bamubwira yuko amafaranga yiwe, amafaranga akora mu gikanishi, ayo mafaranga aba yiyanduje cyane. Uyu Mimi atayakorera cyangwa se atayashaka, cyangwa se yavuze yuko nyine ayo mafaranga umusheri wiwe agomba kuyamukubira inshuro 3 yamuhaye umutima agatamwima amafaranga nkuko yabitangaje nawe uyu musheri wa Mimi n'ubundi akaba n'umuvandimwe w'uyu nguyu ganza n'ubundi muri filime Intimba ya Ravi. Ndagira ngo mbanze mwibutse yuko tujye kubana nanjye Mr Irene ngagurishurira gato ngo kugira ngo ubanze usobanukirwe igice kiri bwaze gukurikiraho. Ndagira ngo tubanze tugaruke kuri episode 2 ziba zabanje kugira ngo neza uze kumenya neza cyangwa usobanukirwe neza uko igice kiri bwaze gukurikiraho kiri bwaze kuza kuba kimeze. Ndagira ngo muri byibuka neza muri episode yabanjirije iyi ngiyi hari habanje urukundo rw'uyu nguyu Shema na Ravi byari byabanje kugaragara yuko bagiye kuba rwatangiye kuba rwagaruka. Shema yamaze kuba yagarukira uyu mukobwa bwa Ravi rwose, urukundo rwamaze kuba rwaba urukundo kabisa, biri kugaragara yuko bari mu rukundo nyine bigiye kuba byasubiramo neza cyane nkuko byabanje. Kugeza isa rero urukundo byamaze kuba byatangazwa neza muri episode y'192 yuko Ravi ndetse na Shema urukundo rwabo rwamaze kuba rwaba munangiye, urukundo rwabo rwamaze kuba rwasubiramo neza. Ngira ngo mwabibonye kuri video itangira yuko Doko ndetse na Ravi bari gukoma amashyi bishimye cyane bavuga yuko Shema yamaze kuba yagarukira uyu Ravi, ndetse bibashimishije cyane bavuga yuko urukundo ari cyo kintu cya mbere kibashimisha cyane kandi kibanezeza cyane. N'ubundi kuva n'iyi filime yatangira mwakomeje kugenda mubibona ko urukundo rwa Shema na Ravi mbere yuko rusubikwa rukaba rwongera rugasubukurwa rwari rwiza cyane rwose, rwari urukundo rw'ukuri, ari urukundo ubona rw'uko rwakishimirwa na buri umwe rwose ukurikiye iyi filime. Ndagira ngo mbanze mubwire yuko rero ngiye kuba naguhishurira kuri episode ziri bwaze gukurikiraho ku by'urukundo rw'uyu nguyu Shema ndetse na Ravi, ndetse n'urukundo rw'uyu Doko, ndetse akaba yanasabye uyu Ravi yuko amuha sebukwe cyangwa se amuha papa wa Shema kubera yuko ari umukire afite amayero menshi cyane. Ndagira ngo mwabyumvishe neza niba mwakurikiranye iyi filime. Bavuze yuko uyu Ravi yaraye gutangaza avuga ku byo amafaranga amayero 100 bamuhaye nta kintu na kimwe akoze, nyine bakamuha n'andi mafaranga nyuma yaho, nyine ari amafaranga menshi cyane kandi meza. Akaba nayo mpamvu uyu nguyu Doko yari yishimiye, ari no kuvuga ati ayo mafaranga ndayashaka cyane, mbabarira umereze iyo pasi kuri uyu musaza turebe yuko azajya nyihera amafaranga natwe tukiberaho neza, nyine tugatunga natwe ku mafaranga nk'abandi bakire bose. No kuvuga ngo rero mu kuba yari ari gusaba pasi y'uyu musaza bamwemerera yuko bagiye kuyimuha, gusa bamubwiye ikintu kimwe cyuko uyu musaza mama wabo aramutse bivumbuye bashwana cyangwa se yamumerera nabi cyane bitewe n'ikirero. No kuvuga ngo uyu musaza na mama wabo abakobwa Doko na Ravi ni inshuti cyane, ni inshuti z'imiryango, nyine ni kwa kundi imiryango aba ari inshuti ababana, nyine ari abantu bagendana, kuko Ravi yamaze kuba yabivumbura kuko nyine ari umuntu bizera cyane, ari ku ruhande rw'umuryango wa Shema no ku ruhande rw'umuryango wa Ravi, ni abantu bamwizera cyane, nyine bavuga yuko urukundo rwabo ari urukundo rutari rwa pirate cyangwa se urukundo rutari rwa fake, ahubwo ari urukundo rwa nyarwo, urukundo ruzakomeza neza cyane. Ndagira ngo mwushure none kuri episode igiye gukurikira 193 ari no mbanje kugucira mu ncamake ngakubwira iby'umubano wa Shema na Ravi, none uko wasubukuwe ibyo uyu mukobwa dukuri gushaka gukundana cyangwa se gukura amafaranga uyu mupapa n'ibyuyu ibyaba byose, nyine ibi ngibi byose byaba ngaba. Mbangira ngo mbanze mwishurire neza musobanurire neza ukuntu bigiye bimeze kugira ngo banze usobanukirwe neza ndetse unasobanukirwe neza cyane. Ngira ngo muri episode yabanjirije iyi ngiyi 191 wabonye yuko Mimi na Sheri wiwe byarangiye nyine berekanye yuko Ganza ari umukene, ibintu akora nyine ari ibintu by'abanyamwanda atari ibintu by'abakire. Abadokiteri ari bo bantu bagira amafaranga, nyine baba bafite amafaranga ahagije, amafaranga menshi cyane, nkuko bakomeje kugenda babivuga bari kumubwira ati ibyo bintu uzabyihorera rwose, uzaza umudokiteri nibwo njye nakwemera, nibwo wanwara ukanjyana, kubera ko nkunda abadokiteri nyine nka Sheri wanjye. Ubwo Sheri wiwe nyine n'uwo musheri wiwe n'ubundi mwabonye season episode yabanje kuntu yarangiye, n'ubundi nimba mwarayikurikiranye neza mwarayibonye. Ni ukuvuga ngo rero episode igiye gukurikira ni iyihe rero?
ikintu kigiye gukurikira by'uru rukundo rwa Ravi na Shema bazahura n'ubundi abaganire noneho bumvikane nabwo banemeranye neza yuko uru rukundo rwabo rugiye kuba rwakomeza rukamera neza cyane bakagubaka neza cyane rwose rukaba urukundo kabisa ruhamye kandi rushikamye urukundo navuga yuko nyine ari rwa rukundo rwa nyarwo noneho mu kurukomeza kwabo urukundo birumvikana ko zakomeza ndetse n'uyu Doko azahuza n'uyu mupapa nyine uyu mupapa wa Shema nibarangiza mu kuganira kwabo n'ubundi uri kumva ko bizarangira papa wa Shema yishimiye Doko bikarangira bahuje neza nyine bagatangira gukundana nyine gusa nyine nk'uko akomeje kugenda ubyumva uru rukundo ni rwa nyirabareshu cyangwa se ari urukundo rwo kubeshya kugira ngo uyu mukobwa yirire amafaranga uyu musaza kubera ko afite amafaranga menshi nyine nk'uko byakomeje kugenda bigaragara abana bitangaje mbere yuko banahura cyangwa se banaganira muri episode yabanje kubera yuko muri episode izakurikira bazahura baganire ndetse banishimirane uyu mukobwa n'amafaranga atahe acyuyeho makeya kuri ya mafaranga n'ubundi yagiye ashaka kuri uyu muryango ubwo birumvikana yuko episode zizakurikira tuzakomeza kugenda tubashakira tubavunguriraho gakeya kugira ngo tujye tubatera amatsiko ntabwo nababwira episode yose kubera yuko nanjye ba boss cyangwa se ba Shema cyangwa se ba nyiri filime muri rusange ba Jojo filime batabanyiyongoza bakambwira ati ibyo bintu watangaje ntabwo ari byo kubera yuko dukora filime kugira ngo tuyereke abantu ntabwo tuyikora ngo uziyitangaze yose kugira ngo nyitangaze gutya kugira ngo mbatera amatsiko aba badukurikira nyine mubashe kugira ikintu mukuramo gikeya mu bizakurikira kugira ngo murusheho gukomeza kuryoherwa na season inimba ya Ravi ni Mr Irene mwabanye rero mukomeza kugenda mubana nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye mu kubaha amafilime abagiye gusohoka ntago ari ngiye gusa tugarukaho iyo bita The Homeless Girl nzajya nyigarukaho iyo bita Inzira y'umusaraba nzajya nyigarukaho ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nk'Igihome ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zose nzajya nzikubwiraho nkubwira uko bigiye byifashe cyangwa se uko episode zizakurikira zaza zimeze ko bizagiye bigenda biba byifashe ni Mr Irene mwabanye ndabashimiye cyane mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kunagirwa na gahunda zacu hano kuri Mr Irene Live sawa murakoze naho gutaha